ahubwo ndarakara kandi ibyo yanarugusekura yo uciye bugufi mana we usko uyu mwana kweri komute Yesu mwegerezo kamera mikoro twumva ibintu muvuze iki na twanabyogiye ko yahoze ari yego ibintu biragenda neza oji karakubitwe ko kanu ngo ndakubitswe mani kuvuze wallahi ntabwo nabyumvise ntabwo happy man ntabwo yankubita mani so dukundana mani turabana ntabwo wabikora Trevor nabamuze amakosa so ntabwo nkuciriye urubanza ariko koko buriya umuntu ni mugari Yego yakongera ka nahejeje ahubwo reka twiganire muri rusange ni iki kintu wabwira abantu bakigufata muri ya sura yo gukora umwuga w'uburaya okay kintu nabwira abantu bakimfata ko akundi ndetse n'abantu baguhamagara bakigukeneye okay njyewe ku giti cyanjye keza nari indaya mu gihe byari ngombwa ari cyo nari nkeneye ariko right now nabivuyemo ndi umugore w'umugabo yego kandi nishimira urugo rwanjye Nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo nimwebwe mudutera imbaraga kandi Imana igiba imigisha myinshi koko itagabanyije of course I'm twishime clever I'm a man of the people if wanna say I'm telling more meter. Yes, I'm thermometer. Ubyibaje cyane. Make yani kwanza reka mbere ku bantu muri kubona kuri kamera. Wagwa ni bro. Yeah, wagwa na papa wanje. Uzimamvu mbanje guseka se. Ari story mba nibutse. Ari story mba nibutse n'abakunzi bacu babakurikiranye muri rusange. Imeze neza ariko. Wa good wallahi. Deni wapi? Basi wajeje. Mbase fosha niki? Gusa tumeze neza tu. Meze neza. Oji. Ari yo mukobwa yitwa. Nivuge man, ese ivuge umuntu akivuge cyane. Arya witwa? Okay. My name is Fanny Keza. Fanny Keza. Kono nakwise wana wa Recentia. Kungomezewe n'imigeri man. Kandi ntabwo. Recentia. Papa, yewe nabaho. We mukobwa wa mbere mu myaka mfite. Wana ndakuze urabona ko neza. Oji. Niwe mukobwa wa mbere nabonye uyisukira umuhungu akanamukubita. Kera twiga. Yava umusaruro. Nibyo. Brad. Uracyambuye na zangu cameraman. Bereke zangu. Kimani. Nachemiangana vai. Mane kose umvase. Wasamana ujya none njye mvuye ngo mukoreho cameraman. Acyambuye na zangu eto wallahi bari bagwatiriye. Mete yanjye. Mana chako ntuvuge ngo bakoreho kamera se wapi. Wayindi izindi. Yego iyi ni yindi. By the way, cyagiye twari turi muri stress, ufite good revival on your head. Ku mutwe wawe kabisa meze fresh, ndabona bikubereye. Oji man. Gira video z'abanya Nigeria. Oji kabisa njya mbareba niki. Funny. Urakishima urashaka kongera kudukubita. Oya nago. Ase nakoze. Kombo najya cyafite umujinya mwana. Naje gusemba basi nago nakoze. Funny wampamagaye rero. Wampamagaye. Aratubwira Clever. Just waje nkuhamagaye. Ushobora kongera ukaza nubundi nkuko wigoye. So of course igihe cyose tugomba kuba turi ready ku bantu badukurikira ku bakunzi bacu muri rusange. Yes. Niyo mpamvu nawe mba nagarutse. Yeah, welcome kabisa. Usene nkubwira kuri Keza umuntu aganyica. Buserere nahabi. Kuri Keza ariko wakwereka ewana wafashe indi sura. Na neza ego man cyo koze tu. Yego. Ase basi wa Clever amereje basi. Yeah, wakwereka wafashe indi sura. Nukuri warancanze. Warabona umuntu hura n'umuntu akamukunda. Ariko gahita bati yo yakwica. By the way bira byatewe n'umujinya ariko ndakeka ngira ngo nsaba imbabazi birangiye. Ese koko uri indaya? Okay. Naze ndi ariko today nago nyiri indaya kuko mfite umugabo. Yego. Uri indaya? Yeah. Nago ndi. Wari indaya? Nari yari ku byararangiye nago bikiri byo.
wari indaya mani ko ndetse agiye kumbona nari indaya basi ndetse mani ko bitinzeho kandi akwiye ko yariyo ako ntakiriyo nese bro gushaka umukobwa akanyamura abana yes oji as wife and husband umugabo n'umugore oji kabisa ese aka kanya gushaka umukobwa wagukubise kuriye nibyo ndetse wahoza akora umwuga uburayi bro how do you feel urumva umeze ute mani nyine urumva ni kwa kundi nyine ibintu byarabaye byanarangiye si byose byarabaye byararangiye nyine twariyunze n'iki mani twanasabanye imbabazi fresh gusa nyine yaguhamagaye ntabwo yari yanegoje ko yaguhamagaye n'abanyikoreye wa job tu ntibere muri gahunda sozi kwihiringa n'icyo cyane nyende ko gati gitondo kwishakira uburyo cyabiza abantu basanzwe banankurikira oji ntabwo nabatenguha nabo ariko nyine twariyunze turabana tunabirenze twanabyo bagiye ko yahoze ariyo yego ibintu biragenda neza oji karakubitwe ko kantu ngo ndakubitswe mani kuvuze wallahi ntabwo nabyumvise ntabwo wapi mani ntabwo yankubita mani so dukundana mani turabana ntabwo wabikora Trevor nabamuze amakosa so ntabwo nkuciriye urubanza ariko koko buriya umuntu ni mugari Yego yakonyaka oya nahejeje ahubwo reka twiganire muri rusange ubone couple yanyu ni nziza kuri ni nziza shabaraza kutubwira no muri comment couple yanyu ni nziza okay merci beaucoup bizagende neza oya mani ni woje dose fata mani nibi nambara kaje kaba gakeya napi nabye nambara mani byararangiye biriya bya twabitaye yawuzu we nawe mwamenyaniye hehe we nawe mwamenyaniye hehe ninjye bashije musobana twamenyanye ndaba okay okay kambaru warurimide nariko oya warurimide oya warurimide nawe nagabyibuka yari yasomye ku gacupa nawe urabyibuka nawe nagabyibuka reka magusobanurira sibyo aho mwadusanze niho twamenyaniye oya hari connection yabanje kugira ndashaka okay reka nje gwisubirize basi okay tujya kumenyana twemenyaniye muri Kicukiro ariko after yine dukomeza kujya duciringa mu magara n'iki urya munsi rero biriya biba we yari yazanye ibintu byo kuba yanyemeraho cyane anyereka ko amaze imitsi akora ibiganiro muri cyane ko naburi zakenga okay bituma mufata ukundi kuntu gusa ntago nakamubona live byari by phone akenshi so nakomeje kujya ngenda nkurikira ibiganiro byagiye akora comedy yagiye akina okay nkumva like ndabyishimiye nkumva nishifuza no kuba nahura nawe tuvuga ati twebwe rero ntago tujya dushyiramo imiyaga rero sasa urya munsi ibyo twe twavuganye bo kubyubahiriza byarangiye man iyo wishimiye umuntu muhoro namukubita Trevor barize umugabo mureke ntabwo wamushyira ibibazo ni bya buri munsi aho nizere ko byakemutse ese fani kuki abantu bakururiye mwuga ese none ese sari ko tubisubiraho ngo ni uwuhe ariko yavuze man okay kuki abantu bakora umwuga uburayi akenshi batagira santima why okay impamvu hari igihe uba waragiye kuwukora ubabaye hari icyo uri gushaka cyo ushaka kwiteza imbere hari n'ababikora ari ukwishimisha ntabwo nateye imbere ndabizi ko nta nubwo kizagiye byari gushoboka kubw'intambara yari yabaye ariko today ndashima Imana kuba narabashije kuba uwo nakunze naramubonye twa tunari kondo umuntu kanamukubita ndabona agiye kongera kugucamo nego namukubita none se hari ukubikunda byo ari ukubikora byo kwishimishisha 1 2 hari ukubikora byo gushakamo life kubw'ubuzima we ku giti cyawe niki cyatumye ukora biriya bintu okay by the way nk'umubyeyi wabyaye kuko mfite abana babiri ufite abana babiri
nabikoraga kugira mbashe kuba nabarihira ishuri kuko ninjye bamenya. Umukuru afite imyaka ingahe? Okay, umukuru afite 11, umuto afite 9. Uwo ufite imyaka ingahe? Umva clever please. Ubwo ufite imyaka ingahe? Fa we okay. Hari ukuntu udashaka kuvuga imyaka nibyo buriya bintu biragoranye kuba yavuga imyaka yiwe. Eda nanjye kuyivuga saver hard akura una ko neze. Nuvuga ngo between 25 and 30. Cha between 20 and 25. I don't know. Oyambwira. I don't know. Oyambwira. Umvaye Okay, hagati ya 25 kugeza kuri 20. Norogera tanza aho ngaho. Okay, urambajije nanjye ndagusubije. Akamana ntabwo ni ngombwa kumwe. Twakoresha ukuri. Okay, ukuri nuko nkuhaye ariko. Nyine hagati arimo hagati. Nari munsi ko ntabwo ari hejuru. Akihanganya ariko ugahita itubwira. Itubwira ariko. Umugabo wanje n'uwizi wenyine ntabwo ari ngombwa ko byajya hanze. Ako we yabahaye urugero. Ari hagati. Nagusa nta nubwo arengeje ivuze. Yego. Nje ndi hagati aho ngaho. Bivuze ko nyine nari hejuru ya 30. Nari no munsi iyo ngiyo. Ora mu ruti ibyo byose. Ninchake. Ako nimbundo turamaze undi barakubaza. Ubundi ndamaze. Nyine uwo murusha imyaka ingahe? Sheri Imbabazi miyorere. Clever miyorere arimo aho yaratsa mubwira ngorosha ako sinubwira iyo mfite. Uwo ufite imyaka ingahe? Uwo ufite imyaka ingahe? Ndamuruta. Umurusha ingahe? Ingahe? Ini. Oji. Nuvuga ngo wowe ndamurusha ine byonyine. Birashobora ko ufite 24 nibyo? Kandi akubwiye ko atari munsi y'iyo nyine wowe birashobora ko ufite 24. Birashoboka. Kandi nyimurusha ndamurusha ine. Yego. Nyine wowe ufite imyaka ingahe? Oya. Nabyo imyaka kubwiye kandi imyaka ine. Urumva ari we ari hejuru ya 30. Oji. Naribi. Urumva ko ari hagati ya 30 na 35. Oji. We ari hagati ya 25 na 30. Kandi ndamurusha ine. Yego. Urumva ko we aracyandi hejuru cyane nago tuyingayinga. Murayitwimye kwitubwira. Clever nari ndayikubwira ngana yo mbwiri yawe. Njyewe? Njye mfite imyaka. Bro kamubwire. Aho hantu habeshe man. Si imyaka yanjye se? Kabirangiye nkunda kuvugisha ukuri. Nabwo ngo nago nyikubwira nabireka. Yego. Ako kubwanjye Okay, twakomeje. Bani, warusanzwe tuye hariya. Okay, nagara yo nari sanzwe ariko ni n'ubwa mbere nakita ko nasaga naho. Nakwegereze niho yakoreraga. Ukabivuga gutyo narabikubujije. Nagari warutuye ko niho wakoreraga. Okay, by the way, akazi kanje niho kari. None naho nkorera. Ariko today nago nyikoro nsigaye nkorera mu mujyi. Mutware yarantwaye yanshingiye akantu ko gukora kujya guteza. Narenze ngo niyage ko. Nanjye nzajya cyangwa kuvuga ngo ngare kazi kanye niho kari. Hari abantu mujya muhatemberera se? Mari kuvurya musi na urasubira. Uguze impamvu se? Ngubu iyo ugize gutyo gasohoka ukajyayo wambaye bagahita bura ira bogisa niyo bahita bimagina. Bashaka kuvuga ngo kuramo torore se kandi cyambaye cyangwa teka ryose uruzarebe iyo wabonye umuntu ari inzobe bakakubwira ngo ni urugero ariko ngo Clever yarapfuye tuva yo Clever ari inzobe kandi ugwamubonye 2000 wenda 15 umunyemena 15 birashoboka ko yari close 2022 abaye cyangwa se ranagafashe dore yumo n'abanyamafaranga binzobe nibyo nanye mbonye amafaranga niyo bakubwira ngo cyangwa tureke no kuvuga ko yarapfuye yagiye hanze utuvuga ati okay wa muntu okay ubu yagiye hanze yari inzobe none azaza asa n'umuzungu sibyo ariko none ubwo nuvuga umuntu akikubona nta mana agashaka kwimagina ko wambaye indi box nagwe bibaho yiteye imaginamo yayi ahita imagina yayi akakanya ugiye wambaye box bakagufata ko wambaye box nka yayindi Bromvu mezuti man reka mubwire nago ndahasubira nago nge ndahasubira reka niba Fani karame nago wari wasubirayo kare sha uburyo witaba neza yawe ariko nago wari wasubirayo nago ndasubirayo hari ahantu narakatiye naga cyakorera kashira ndakuvana nyine cyagera
baguhahira mu mujyi ese ubundi bwa abakiriye biki baza guhahira mu mujyi niko ubundi wa mungani aho tuzatembera umunsi umwe ari mu kazi ubundi we wasanga mungani ikibazo se shaba ari abantu tuzababonara tubabaze niba kuko ari ibyanya byatajya haza kubabona birashoboka cyane binashoboka ntawamenya ni hagati aho ngaho aya nakorera urumva shabara abantu baraha ni benshi bacyo bahakorera mwana gusa tuzamubaza tu ubu mugiye kunshiraho maniko mukemerwa mungi kiroso ndi kukureba ureko ndeba oji gusa nyine ni rwogere man ndabona bimeze fresh kabisa wallahi uje kakureba ikibazo nuko hari ibintu byinshi biradukeka ko abantu bakundana for example kuri kamera icyambere buriya ikintu abantu benshi yavuze ngo shango ngiye nkundana let me use your wife ntago ari byo avuga ati ngiye nkundana na Fanny mbere na mbere hari ibintu bibiri abantu bimagine icyambere to make sex gukora sex iyo mwarabikoze ko murabana icya kabiri gusomana ibyo nabyo mwarabikoze kuko mwarabikoze kerwe bitindaho yego ko murabana ni cyo kimenyetso mwebwe mwakereka hagati yanyu kamera mwana ni cyo kimenyetso mwe hagati yanyu cyakereka abantu ko aba bantu bakundana kuko cyaba ari ku tubeshya urashaka ko dukoresha oya mwe ubwanyu ngiye nkubwiye nakugora I can tell you nakugora cyangwa ukubwira ati noneho ndeba mari kuri kamera byo bwanyu ngiye kubwira cyangwa kubwira ati ndeba noneho gute simbonye agira gutya se nyine ari gukora wapi nshaka kuva nyine none kagano ukoze ngo kwigira ngo gutya naga ari sawa kuri kamera noneho mwana none nk'iki gutya niki nagona ko shama mutwe fange sinakora mu mutwe rata oya ntabwo bishoboka ko kamera mu mutwe banza iyo telefone yitabe tumenye umuntu ugiye kuza wasanga roga ndaze wizera umugore wawe ku rugero rungana iki wallahi tugiye mwizera nyine tu ku kigero kingana iki yewana hose tu yitabye telefone imbere yawe gutyo bro oya impamvu ukoresha ukuri nyine ndabyumva ndavugisha ukuri impamvu mba nabitindaho fakunde bajana yego urumva yego nanjye tuhari nk'igihe umuntu amuhamagaye nanyuga mufite cyose n'agaciro akenshi akunze kwitanu bari kumusaba serivisi zo mu kazi runaka bari wawe n'umukira afite telefone ebyiri yego umva kandi zanyitiye gabanyiriwe urumva nanjye umunsi umwe cyase birakunze kuba cyane nk'abantu bankurikirana ku ma YouTube bakamamaga basanga nyine ndamayunga sanga wenda nta bintu birenze cyane kumbaza cyangwa se iki agenye kwamanga mwihorera tukikomereza muri style yacu ubundi witwa nde ni Buffalo tu Bava akwita arya mwebwe mugiye mureba filme z'abanyamerika Buffalo arya umuntu wa mbere sente yakubita muri eka nkubati aho kwina aya bana gukubita aho ngaho wabuzanye bibi oya byarangira reka twiganire muri rusange so Fanny wampamagaye ufite purpose runaka ari purpose ufite awe so nabikoze on public sibyo nanabikora ku shaka yongera none ya afite intego ye niba ari ukugucapara gucapa ako yuko nawe ndirwanya niba ari ukugura akantu kuvuga nagakijya kwiga kwa undi ngo yiga niba ari kwande ahantu begesha imigeri n'ibiki ubwo nawe uraje yavuye nagakiga imigeri yarakubitaga nagagishota imigeri ari purpose yawe ufite ari intego rwogereka hese ese uko murabikoze
mwongere turebe mwongere turebe tubikoze ari kamera mwashyizeho man mwongere turebe ariko mwongere bazi manze mukuru kamera kamera ayikureho ayikuyeho wenyine kamera ayikuyeho nanjye reka do ndasize nyine ya ku ruhande mwongere turebe urukundo se n'iki murabeshyanya n'iki happy man buriya nizo kwa kamera nayiriwe nizere ko mwe mwayikuye oya ntabwo bayishyira babikora koko mwakuyeho nanjye sinakunya kumwe ikiganiro yavuyeho ntago njyewe mbo ino boro urumva ndabizi ko zayishyiraho n'iki bakanakurikirana ari benshi nimba n'akaraka staff kajemo wallahi boro nemwemereye ko tuzajya mu mujyi kumureba nta wallahi ubwo nyine tu Ronaldo angati nzaba mukatiye sure oji ntago egoko ntago wallahi ntago natumuki dusanga hariya ego yabihinduye isura amaye uyu mukobwa ndabona ishusho de man ziko iyo musomanye iyo mukoze bira bintu mukoze niba byita gusomana uramwumva ntabwo amagara ariko ndanakwirukana uzi yuko arahinduka urabona ukuntu atangiye kureba yahindutse tubwira muri comment urabona ukuntu atangiye kureba ariko ndimo ndareba nk'ibisanzwe sareba neza se man pocheri uzabona arora neza we funny karame reka tujye on our purpose wampamagaye Clever sinaguhamagaye byakomeranye mutuba wanyu muti byanyu byageze gutya umusitari waho ngo byanze ego ese bira bintu wabikumbura se wabikumbura so bizabikumbura man ese nabikumute kandi nkufite ndarinjeze ngo nanjye gutaho kurushya mu kiganiro ese kiragiye wari ufite girlfriend wari ufite umukobwa mukundana happy man nawe gaba wari umufite ari umuhaye wambwiye ngo iki urambwiye ngo ibaze nka sheri wanje abibonye ntago nyandya ruswa ibaze nibyo mwarabivuga yego urambwiye ngo ngambwira sheri wawe man kiriya kintu yego umuze man uyu nguyu mbere na mbere habanza humanity sibyo ariko kiriya kintu kikimbwira nicyo cyanteye santima zo kukwishyurira ibaze nka sheri wanje abibonye Disi none wanabuza yo wishyura man nanyishyuriye kandi noneho fani nabonye hari ahubwo nubwo muri ama bitanu byanjye byasigaye ndabavuga azayaguhe oya imisitiro bihahama inyama turare turiye azayaguhe umve se ukuntu gahunda imeze urumva azayaguhe man naye mfite sheri urabitsana tugeze mu rugo oya ntacyo oya fani njye bivuze utaza no kubigira ibintu birenze kugira sheri ni kimwe mu buzima nyine ibyo ndabyumva Clever banza wumve ukuntu nese ibyo ko nabyambwiye urumva nabuzwe n'iki kubimubaza oyo ngo Clever uramuzi man so muzi anzi uramuzi man ikibazo kiwe abaza ibibazo byinshi sino kwaza byinshi ahubwo yahanaguteranya man oya mu buzima ntago njya nteranya nese ni gutanya iyo nza kuguteranya fani buriya fani nibyo twamenyanye imbere njye nawe twamenyanye ako ntago witwaga Buffalo twamenyanye ari Kirosi none baye Buffalo ari izina witwaga njye nawe twamenyanye imbere nibyo ariko njye na fani twamenyanye nyitabaje mu kibazo njye na fani abundi ko ngukemanga oya wapi mwamenyanye mu buryo meze gute ese nimero yikwe undi ni umugabanya numva atangiye kuzana ibintu by'ibibazo ubundi wasamaye bikagira inzira akabivugira guha iki fani ikira telefone ni fone waramusabye telefone yanjye ni fone waramusabye musabye fone none arayinyima urashaka iki warumbwiye ngo nazaguhaye iki fone ushaka uzama telefone turi 2022 aha telefone umugabo wazayikugusabira namubwira ko nayo umugore w'abandi telefone gusa okay none nimbanze ko mu telefone uzame nimero ya girlfriend wawe umubwire iki umubwire iki arambaze ngo umubwire iki wowe uzame nimero yanjye mwihamagarira ndamushaka urashaka girlfriend nje nawe turi inshuti ngomba no kuba inshuti na girlfriend wawe hari icyo bitwaye aya ni inshuti y'umuryango bikire muri rusange inshuti y'umuryango none turashaka turashaka nawe tubone
umukunzi wawe ahubwo munshakire nawe mfite by the way munshakire uvuze nawe mfite na girlfriend ufite yego amusinga and searching ntago bishoboka nawe reka mukore tekinike nakoresheje ubundi se wa mugani ntangira tekinike wakoresheje nabagendeye iriya yawe bageruka bagutungura nawe acaje oji ndetse yese nakuhicyana manye sofata do brother oji baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe and then wishinga iki niki bivuga ngo mu buzima buriya habaho amahirwe y'umuntu kandi hari icyo bita God is plan imipango y'Imana iriya fight yanyu yabaye maybe it was God's plan yari imipango y'iki y'Imana yego Imana cyagiye randaburije ariko umva se nuyibona uzayikubita Imana iragutinza bajya bakunda kuvanga Imana iragutinza uri kumva ariko ikanagutegera ko niniga yanjye ko yarandabuje cyaragiye sibyo oyo ntabwo yakurabirije itakurabiriza si tuba turi kumwe yankoreye show yankoreye akantu ngo Imana uzayigira iki Imana ngo uzayikorera iki Imana se nzayigura akantu man yankoreye show man yego hara naho yarahatwitse uretse nkubwire wari umaze kuvuga ngo Imana yarakuraburije hari ibintu byinshi ujye usoma Bibiliya hari igihe Imana iteza amakuba cyangwa ibibazo kugira ngo igukemurire ibindi urabyemera kiriya gihe niyo mahirwe yari guhaye yego mama kamera urayibona ibintu ari kumukorera ongera umweke ubyereka abantu ntabwo tutabifilime ndaburize mani uri kumva kagenze neza so ariya ni amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo umenyane nawe Fani watubwiye ngo ufite abana babiri yego ndetse uwa mbere afite imyaka 11 ese Buffalo wowe na Fani abana afitanye abana Fani afite bubwiwe biwe nyine kuba murabana oyo abo bana nta kibazo ujye ubigira uko wenda Fani afite abana wallahi wapi man ntabwo ndanabyishimira cyane ariko tu ese abo bana bo mubanye mute bari bagufiringa azi wallahi man na pete banje niki oji sundi mu marangiye kingana iki usko nibagiye kubibabaza gaye bazi ibintu tanje cyonzi cyo nuko hataba harimo iminsi 3 inna lillahi iminsi gahe ntayo ngo na minsi uvuze ntayo kuva intambara ibaye kugeza ubu ngubu kuva murwanye kugeza ubu nese ngo namwakoremo amezi arimo cyangwa imyaka irimo nta myaka ariko hano tuba turi kubwira abantu ba muntu none se nyine sibyo kandi nukuvuga ngo wibeshya rero kambare ndebe kuva murwanye kugeza ubu iki kiganiro turi kugikora uyu munsi nawe turi kugikora so ndabizi turarara tucya proteins tuzacya proteins uretse ndebe mumaranye iminsi kose asemana yari ndetse nakugira kuri kalendari man oya ugireba se mushatse kunge murashaka kungira dore 3 n'iminsi man 3 n'iminsi oya mumaranye iminsi ntabye iminsi bro katubireke nabambateza abantu gusa icyo nkundira abantu gusa hagati y'amezi 3 icyo nkundira abantu iyi video bari buyirebe turarara tuya uploadings sibyo nono abantu barareba video ya mbere giye yagiriyeho na video ya kabiri na video ya kabiri giye yagiriyeho ahubwo bamenye igiye koko Fani na Buffalo bamaranye ntiriwe mbateza abantu sibyo sibyo fa none so beze ute ko urya munsi nese twaraye tubanye uwo munsi asunda mugani kwavuye hari umutwaye waramungaruka kiragiye hari yaciyeho ubwo noneho mutubwira igihe ni muri kugabanya igihe oya so kugabanya ahubwo wowe ko ari wa mutwaye waramugaruye
namutwara ko twatandukaniye arya twari turi karagace twari turimo bakita ni muri Gikondo kariya neza Sodoma bahita Sodoma aho twari turujya munsi twari turi muri Sodoma yego man twatandukaniye hano Igikondo hafi kuri Mereze man no twatandukaniye kuri Mereze oya twaciye ibumoso twatandukaniye kuri hano Igikondo urenda kujya kuri iriya university yego kuri uri okay turenze uri hafi kugera kuri ADPR niho twatandukaniye niba uhabona wowe nawe nibwo mwatandukanye ngiye nibwo twatandukanye shiro Yesu ujye n'amagambo nakubwiye nashaka yakubwira naramubwiye ngo wabizi ibintu byabaye bimaze kugenda ese ko tutibashije impamvu ngo bajigiye mwatandukaniye kuki utabyibashije byagenze bite mumaze mwamaze gutandukana hitamo amagara n'ubundi kandi watubwiye Imbogo urabizi byose ndabivuga kandi watubwiye yuko we nawe mutari musanzwe muziranye nakubwiye ko aho twahuriye twavuganaga by phone gusa yego ariko so urya munsi mujyana n'ubundi byarangiye ahindukiye aramamagara arambwira ndashaka ko twiyunga ibyabaye bikarangira niba vile ndi kukubwira ngo mume bitanu byanjye byasigaye yaraje yanitiyonkwera byeri ese ubwo bitanu ninjye byishyuza cyangwa urabyishyuza umugabo ikibazo nayo wari wamwishyuriye twayanywereye byeri wanywereye byeri twayanywereye byeri byaranyambwiye ati rero sheri wanjye urashaka ko nkwishyura ndi ahubwo hafi hano oya ntabwo nshaka kunyishyura ahubwo yasigaye turaza kuyaguramo icyo kunywa mu kanya cyangwa inzoga oya sheri ntabwo iminsi tunywa inzoga iminsi turanywa ese Buffalo muranywa nabikubwire man wapi muranywa no juice man muranywa ubu juice oje iyo bita buhuru juice oya nako turi ngwera United bus none ngo ni ntabwo siko United ari igezweho muri iyi minsi kanya turanywa United ariko nanone hoya ndisubiye tujye guteka mu karo mu rugo ese Fanny sa nk'umuntu wakweretse ndavuga ibyo wakoresheje ububwa bwe mani wisebereza umugabo aho bigeze okay se nk'umuntu wakweretse sorry bro sorry to use that word nago nongera nk'umuntu wakweretse to be unserious kutaba seriye uri kumva Fanny waje kumwiyumvamo gute ntabwo ari kuvuga ngo naje n'ubundi byari bisanzwe bindi ariko urya munsi yashatse kunyereka intege nkeya ze gusa njye sinakoresha ubwenge ngo mbanguke ndatinda ariko after naje kubyicuza musaba imbabazi turababarirana gusa namubwira ngomba kuguhamagara nkasaba imbabazi deja nawe uhari nibyo ugiye gukora urazisaba imbabazi kuri kamera ko n'ubundi mpamagara byawe kuri kamera public na today ese Buffalo wowe nk'umuntu wakweretse kutagira umuwe kwe wowe nk'iyo nyine ubitekereje waje kumwiyumvamo gute ese ubitekereza gute another day haba ikindi kintu nk'icyo ko twaganiriye urumva man ahubwo respect mu kazi yari arimo icyo gihe urumva uko buri wese n'akazi ke man cyane cyakora ese umuntu ajanga yavuga ngo iki ni iki man gihe kiragiye byarabaye nefitaga umujinya n'ikindi byabaye mwarabibonye n'abanyarwanda barabibonye benshi ariko nyuma yaho nyine tu birangiye twaraganiriye turiyunga mitamenya ko nanjye ndi mu kazi kanjye mani ndi mu wenda urugero ndi nko muri shoot ntago waza umenyera imbere ya kamera nyine nibere muri shoot nanjye ngomba kugaragaza umujinya wanjye n'uruhande mbagamiyeho yarabagamiye ugahande rwabashaka amafaranga yiyo Stefani mbere ko tugera ku musozo uri gusaba imbabazi iyo nkovu wayikuye muri bya bindi iyo ngiye ekuye muri wa mwuga wakora iyo ngiye izi nkove ebyiri ndazikunda next day moto nakoze ariko kubw'amahirwe okay moto aragira ikibazo ariko nje Imana nimwe nakubwiye ngo Imana yes niko wararokotse yes sahari sasa ese naguri kundeba ntabwo napfuye ndishima Imana ko narapfuye wasanga haje nusa
ko na meta mwari mwambikana wallahi man atujyana imbere akamenya ibintu byose manu bishyira hanze man ushaka ibintu byose bijya hanze mwaduhaye update ko uzashaka undi munsi nimba ushaka ko tuzaganira neza uzeze atari njye waguhamagaye ari we wamamagaye kuko today naguhamagaye byansaba imbabazi ariko iyo tarayindi nayo yari irimo niba wamamagaye uragenda ngendere kuri yes kuko ugomba kumva ibyo nkubwira ukanambaza n'impamvu yabyo ariko warambwiye ngo urashaka umusaba imbabazi yes wamusabye imbabazi nibyo ariko ushaka no kwereka abanyarwanda yuko ibyo nakoze nahubutse ntari natekereje wahubutse ndetse ushaka no gusaba imbabazi yes ko ndeba bafara agiye kurira yibutse ya history numuzi se nuza mahane ariko ubu ngubu yaratuje da sigaye mbona twicara mu rugo nkabona n'abapeti be babiri hariya nibasinye vuga da ni gute wateguye gusaba imbabazi bafara okay gusaba imbabazi nateguye rero sorry nta kibazo ushyirera audio speaker ninde mureke nari yaje man ninde n'umukobwa nagara umuhungu ndamuzi man oya ni yabo umuhungu man kandi ngenda muzi cyakibazo cyawe kandi ni yabo umuhungu ariko cyakibazo cyawe kandi ufite musaza wawe umwe se yaguhamagara nyine okay right now umwanya ndimo nagunyemerera kuba nafata telefone kuko right now ndi busy ndaboneka nyuma y'umwanya muto bidaturutse kuri twari kuko nge nagwaye uburenganzira kandi ngiye yoboye ikiganiro kuba ikiyoboye ariko ntabwo wambwira ngo nitaho umuntu nabishaka okay uri kumamagara nkubwishwe ibintu umukiriya wanjye n'umukiriya wawe yes hari ibyo ashaka ko muha hariya mu rugo ariko ntabwo biri bushoboke hari ibyo ashaka umuha Buffalo yego yes none se sindi umucuruzi ni umucuruzi aravi nyine hari ibyo ashaka umuha hari ibyo ashaka kamuha yasubira iyo kecho wayikuye hari ibyo ashaka oya reka kuri ngo memubaze none se kankubaze iyo ugiye gushopinga umuntu ukwambika ntabwo umuhamagara yego uri umunyamakuru wakirwa umunsi wose ugenda mu mujyi tuye ushaka boro y'ubwambare urahamagara umuntu wawe ushaka boro imeze na gutya none nigira kuri tere wa muntu ukuntu nzi gukatuza Imana arabizi ukuntu nzi ngo n'ibiryo yabikatuza none se ahantu cyagihe ukuntu nzi gukatuza kagaruke kuri aspire ukuntu ujya ahantu no bakaguha ibiryo bakibagirwa yuko hari ikindi bari gushyireho umwumbati wanjye uri hehe ngiye kubivuga n'ubundi wowe ntari bivuga upakutambe urumva sinzi gusa kanguteze n'abantu nawe warabaneje cyagihe se byose ngo nabagutesha waramfashije by the way nari yaje gusa ariko n'ahantu hahira hose n'ahantu hahira itonde gakiriye n'ahantu hahira hose niba mbitindaho urakatuza ko ndakatuza man ukuntu ugenda ugashaka ngo niba ikintu kiguze 500 kamayiteze ngo umenge 8 ngo bingaye man abimbwiraga bani yarambeshe none se yigeze wenda n'amahirwe n'amakuru baragwira icyo kibazo n'unyanga ugakunda Buffalo yaranamfasha nyuma yagiye kumwanga ubwo urumva ko mwarangambani icumi ryanjye murari rya mu mabitano aho ngo umva ko nambeshe ariko wamugana bitano avana bibyo biyemeje kuyishyira yose na bitano bisigaye uraya nana yapangiye mwapangiye ayanjye mfite umugabane w'umusazi mwegereze mikoro kugira aze ngo mwapangiye ayanjye ngo wagize gute twarayapangira bira bitano se ntabwo bize nyine si byarangiye bingoyemo byeri murakoresha iki yagusigayemo mwansigayemo abaye twayapangiye kuyarira niyo mpamvu mamamagaye numva waneje abantu ko na bitano bira bitano wallahi none gahunda zitapangira niki fa turi kugana ku musozo nagucika birakureba umva nyine mubwire okay ndumva noneho aho bigeze nasaba imbabazi n'amasaha yagiye nkajya mu kazi cyane bwije wana akazi ugiye gukora nijoro nakaye okay ngiye nkora 24 hours mu mujyi se byemerewe mugabo mu mwanya ryari iyo ukeneye arabubona ari umusere bwakenera umwanya nawubona aragusibya rimwe na rimwe nka kabiri mu cyumweru murabyumva nyine kabiri mu cyumweru gusa igikorwa n'umusibya ubwamusibya uzi bisibundi uzi ibyo musibya ari ibiki sheri wamuretse ariko ndikubaza iki
mwana mbaza nanjye ndashaka kujya mu kazi. Mugabo wawe agira isoni. Inde se mwana isiko natinya no kuvuga. Tekereza kuba ugize isoni wambaye ipantaro. nambaye ijipo none ndongore byarafite urya munsi mana. Efani Turukanga kuje kwihisha. Turukana ku musozo hari ikintu wambwiye nyine. Hari icyo nifuza kuba navuga kikajya public. Kugira n'umuntu azahure nawe. Kugira ngo anytime n'umuntu nahura nawe ntazagufate nk'indwanya, azagufate nk'umuntu uca bugufi ugasaba imbabazi. Ndetse cyane ko mwarangije gukora iki? Twarangije kubabarirana ariko nawe ukeneye kuba wambabarira kuko nawe urya munsi harimo utumistake nagiye nkukorera. Nanjye no kumena kamera byari byajemo. Ngiye mvuye hariya buriya kuntu ngiye Creva nteye iyo mvuye hariya biba birangiye nyine mu mutwe wanjye mba mbabariye umuntu. Ahubwo hari n'umuntu wabonye iriya video utari wakubabarira nibyo. Yes, I know ndabizi kahari. Nabenshi cyane nk'abavandimwe b'uyunguyu n'abalasti. Nabo baze kubibona Disi, baze kukubabarira. Ni iki wateguye gukorera umugabo wawe imbere ya kamera? Ni iki nateguye kumukorera imbere ya kamera? Okay. Bibaye byiza ko nyikora mbere se nkavuga nyuma hari ikibazo. Mbere nyine imbere ya kamera. Nanjye ndakubajije bibaye ngombwa ko icyo kintu nyikora mbere yuko ngira irindi jambo mvuga hari ikibazo. Nta kibazo. Wowe ari ukuntu wapanze ibintu byawe nta kibazo. Sikuru nabipanze rero kandi kubwiye. Nje napanze gusaba imbabazi buri umwe wese sibyo naba nsanga nakoshereje urya munsi nawe urimo na cameraman wawe arimo arakubabariye nishiti zanyu muri rusange mwari kumwe. Cameraman bamwita Bwiza ari umuzi. Okay Bwiza meze bite shumi yanjye. Iki serore sibyo ngoze. Arakubabariye. Naho ku mugabo wawe Bafaro ko ndebe waguruka. Bafaro ngiye kumukubita urushi kugira ngo mbabarire. ahubwo ndarakara kandi ibyo yanarugusekura. Nagakyo uciye bugufi. Mana we isiko uyu mwana kweri komuti. Yes, mwegerezo kamera mikoro twumva ibintu muvuze. Okay, ndaceka ibyo nari mubwiye ambabarire. Akubwiye ngo iki Bafo? Akubwiye ngo azongera guhonde? Oya aga bitinyuka. Akubwiye ngo iki? Akubwiye ngo iki? Mubwire ndambwiye nambabarire ntago nsenge. Fani urapfukamye? Yes. Amavi hasi? Yes. Uremeye? None amavi hasi. Asko mbona utabyumva bite? Kuntu nakubonye I can't believe kari wowe upfukamye. Mani niwe tuniki. Niki fresh na birenze mwana. Iki kiganiro ngiye kugisoza. Mwana ndishimye. Uya sina kazi kanje. Ngiye ndishimye nago nzi ko n'uburenganzira haguruka. Fani nabonye nago ndindwanye ku rwego bivuga ko ntabasha kuba nacyo bugufi nka Imbabazi mu gihe birumva. So urya munsi byabaye nanjye nabyicishije gusa byabaye paragida nkuko nanjye nari ndi mu kazi kanje kandi hari abone nasize inyuma bari bakeneye nabo kuba bandindiriye nkaba nagira icyo mbaha. Ariko right now ibyo ntago nyibirimo nicyo kintu nshimira Imana cya mbere. Papa babitaho arahari ndanabyishimira kuba tubanye neza n'abanye neza n'abana nta bifu umwe ni papa undi ni papa abana nyine nakavuye mu rugo nzanagutumirize kuhareba cyane. Murakoze naye ndahari. Ni iki kintu wabwira abantu bakigufata muri ya sura yo gukora umwuga w'uburaya? Okay, kintu nabwira abantu bakimfata kwa kundi ndetse n'abantu baguhamagara bakigukeneye. Okay, njyewe ku giti cyanjye Keza nari Yandaya mu gihe byari ngombwa ari cyo nari nkeneye. Ariko right now nabivuyemo ndi umugore w'umugabo. Yego. Kandi nishimira urugo rwanjye nkurikije abamamagara ari kugezana n'izi sana ubwo nagiye mpindura simukadi bakanga bakampamagara. Bafana banje mwihangane ntago nkiriwe byararangiye. Cyo nabakunze bawe. Oya n'abafana banje kuko icyo baba bakeneye ni nko gufana kuri bo kuko nukuza ukamuha ibyishimo akagenda akagusigira amafaranga. Ariko icyambabazaga nuko n'indi amafaranga sibye kuba
nakambara nkarya nkishyura iyo nzu nkiyitaho ntago naba narigeze mbona amafaranga neza imbere ngo mbe natekereza gushinga nako kantu gato ariko right now umugabo mfite byose yarabikemuye kwanza nta n'ikibazo na kimwe mfite. Ese wigeze unywa itabi mu gihe wari ukoraga umwuga w'uburaya? No, ntago nari nyweye. Biranshimishije kuko abenshi bararinywa ndabizi ariko never byaranze. Ahubwo ikintu nanywaga buriya kirya gihe gikubwiye wakiruka. Nanywaga iki? Nanywaga inzoga mani wanamva ko byose ari umutekano. Wakora kariya kazi utanywa inzoga? Okay, ntabwo bishoboka ko sindanabimenya mu gihe nabayeho. Ababebe benshi babikora mbona banywa inzoga. Okay, nanjye narazinywaga ariko nkacishamo rimwe na rimwe nkihangana. Kuko kariya kazi ugakora none nta muriro ufite mu mutwe umugabo mwakica. Ndakubwira ati kora icyo ugambwa atahasi kigaro wenda nakwiyamye. Ugasanga ni yare nyine ariko kubera ko nyine icyo gihe narihebye nagombaga kuzinywa nkaryama ariko ndashima Allah ko today inzoga nanywaga zagabanyutse. Niko nabivuga kubera ko nimba ku munsi sigaye nihangana basi nkanywa nka kamwe. Ejo ngasiba wenda mu kimwe nkakabamo nka kabiri nabwo ari weekend ntakoze. Urumva ko ni byiza kuri ngenda nabishimiye Imana n'umugabo wanjye. Buffalo, amagambo make niki kwanza nushaka kuvuga menshi turongera iminota. Ahubwo ni igiki kintu wabwiye umugore wawe ugusabye imbabazi anagupfukamiye imbere ya kamera? Cyane cyane namubwira nuko nyine mukunda cyane fresh. Urumva namukunda byadanje. Cyane kabisa. Oje tubanye neza nta birenze niki. Man tunabafana banje bakurikirana no kuri YouTube channel yanjye. Babyumve nyaba nayibone tu. Ese nta nshuti ufite zijya zivuga ngo kuki washari benshi banarutangira ngo abankurikirana. Ese kuki bo wababwira iki? Gira ikintu babwira. Cyo nababwira nyine mana urumva neza so urukundo mana so bize. Nese nagura umva umuntu ufite imyaka 25 yashatse umuntu ufite imyaka 50 ningahe. Urukundo ni iki? Kandi mana barahinduka tu. Yarahindutse. Yarahindutse we na cyane ahubwo noneho. Yarahindutse na cyane tu. Gusa nababwira mani usibye no ko yabari akora karakazi nakatari kari harabagakora kabi none ko karusha. Ariko iyo bitewe n'ukuntu mwabanye mwaganiriyeho ibintu birarangira akaba umuntu muzima nk'abandi bose. Nese sameze naso mubona man. So umwanya wawe ndawushimye ndetse no kumamagara ndagushimira turukana ku musozo. Nothing can I add? Akinongeraho. Okay. Kintu nakongeraho ni kimwe. Mwakoze kuza kuba nabitabaje mukaza nabyishimiye. Byana nahaye nagicira umwanya wanjye kuko line naho hari ibindi mwakabaye kuba muri mariko mutakirimo mwavuyemo. Yes. Okay. Buffalo, nta kintu wakongeraho nothing can you add? Ikintu nakongeraho ni nko kubona abantu uti nyine wenda nk'abanyarwanda tuba dukurikiranye. Hazagira umusore uvuga wenda ngo uriya mu baby ngakora ibi nibi ngo na nicyoya. Wapi mani bano barahinduka. Byo ni ikintu ngomeje kubabwira tu. Ku mwana wawe arakomye. Ukubona ariko none mva ni mushyashya. Turatuna bayambaye twanyuma nta kintu. Tuba tubangamiyo. Kare. Ako tuba turi mu rugo na mpamvu yo kwisi. Turi wa home sase mudasanze home man. Ako ndababaye ko abana banje bagiye kwishima. Mudasanze home. Yisha ndababaye nzagaruka abana bawe bahari. Nukuri nzagaruka. Umva mudasanze home yemwe kwambara gutya. Oya bashaka wenda kuza twatashye ahubwo muzambwira. Bazanagira no saa 12 n'igice mwatashye. Nzagaruka. Okay nta kibazo. Nzagaruka. Byari. Tuzapanga nzagaruka nta kibazo n'abana bawe bahari. Muri rusange umuryango wa munsi nzaza tugiye hari ahantu n'abana bawe nzababona. Nzaza ari muri weekend. Okay, mwakoze cyane. Namwe mwakoze kuza. Shimire we twatangiranye tukagirana no ku musozo nari kumwe na Buffalo na Fanny. Nukuri wowe utari wakora subscribe uyikore kandi ikindi wowe dutangirana tukagirana no ku musozo Imana iguhe imigisha myinshi koko itagabanyije. I was Twishime Clever. I was a man of the people.
if you wanna say thermometer, shalom shalom. Astra vista.